L ni umwe mu bahanzi bamaze kwigarurira imitima ya benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba yaramenyekanye nk'umuproducer mpuzamahanga, aho buri muhanzi wese hano mu gace ka Afurika yifuza gukorana nawe. Uyu Element L kandi ni umusore mwiza ku buryo buri mukobwa wese yifuza kuvugana nawe. Umusozo w'iyi video uramumaze kumenya ngo Element L ni muntu ki, afite imyaka ingahe, yavukiye he, yize he, afite imitungo ingana iki, ndetse ni irihe banga yakoresheje kugira ngo abe ari uwo ari we uyu munsi. Wowe icyo usabwa, fata amasegonda make cyane ukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye dukomeza kubana. Tudatinze rero, Element L amazina ye yahawe n'ababyeyi ni Mugisha Fred Robinson. Yavutse ku itariki 26 z'ukwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2000, avukira mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba hano mu gihugu cy'u Rwanda, ahazwi nko ku Kibuye, ndetse akaba ari imfura mu muryango w'abana 4. Igitangaje kuri Element L kandi yakuze akunda ibintu bitatu: yakuze akunda football, gushushanya ndetse n'igisirikari, dore ko se nawe yari umwe mu bagize ingabo z'igihugu cy'u Rwanda mu gisirikari. Icyo abantu batazi ku bijyanye na football ni uko uyu Element L yigeze gukina mu kademi k'ikipe ya Marine. Gusa Element L yaje gutandukana n'inzozi ze zo gukina football ubwo yari akirangiza mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Yahise yerekera muri superieri aho yize MPC, Mate, Physique ndetse na Computer Science. Akaba yarize kuri Collège Saint Marie Kibuye, ikigo kiri hariya mu karere ka Karongi. Agisoza kuhiga ubwo yatangiye kwiga ibijyanye no gutunganya umuziki, music production, abyigishwa n'Abanya-Nigeria binyuze online. Mu mwaka wa 2018 ubwo yari akirangiza kwiga gutunganya umuziki, abari bwo mu producer wabigize umwuga. Indirimbo ya mbere yakozeho ni indirimbo yitwa Muto ya Danny Vumbi, ariko iyi si yo yatumye amenyekana. Ajya kumenyekana cyane yamenyekanye mu ndirimbo ya Bruce Melody kwa Hands Up. Iyo ndirimbo kuri YouTube bimaze kurebwa n'abarengana miliyoni n'ibihumbi 200. Kuva icyo gihe Element L yatangiye urugendo rwo gukora umuziki, abahanzi benshi batangira kumumenya, atangira kujya bakorera indirimbo harimo nk'uwitwa Juno Kizigenza yakoreye indirimbo bita Mpa Formula. Icyo gihe yakoreraga muri production yitwa Country Record ikorera i Kigali, Nyamirambo. Ntibyatinze rero mu mwaka w'ibihumbi 2022 aribwo Element yabayemo umuhanzi. Yakundanye n'umukobwa, uwo mukobwa bakundanye Element aza kumukorera indirimbo yitwa Kashe, ayimwoherereza kuri email ye. Gusa uyu Element nta n'igitekerezo yigeze agira cy'uko iyo ndirimbo izasohoka, ariko nyuma yo kuyiha uwo mukobwa baje gutandukana. Element aza akibaza ikintu yakoresha iyo ndirimbo, nabo biramucanga, ariko kubw'igitutu cy'abayumvaga bakumva ni indirimbo nziza cyane, baje kumushishikariza kuyishyira kuri YouTube. Aho indirimbo yayishyize kuri YouTube ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi 2022. Kugeza iyi saha imaze kurebwa na miliyoni 14 kuri YouTube. Ibyo akaba ari nabyo byamuteye imbaraga yo kuba yahinduka umuhanzi, mu gihe mu ntekerezo ze ndetse no kuva mu bwana bwe atigeze atekereza icyo kintu, kandi ngo yari n'umuntu utinya kujya imbere ya kamera cyane. Akibona iyo ndirimbo ikunzwe, yahisemo gusohora indirimbo ye ya kabiri yise Fou de Toi, aho yahuriyemo n'umuhanzi Roskana ndetse na Bruce Melody. Ibyo bikaba byaramuteye imbaraga, ndetse kandi uburyo yakiriwe n'Abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange byamweretse yuko koko ashobora kuba umuhanzi bigakunda. Kandi kuko yarushagaho kumenyekana, nako yateraga intambwe mu gikorwa cye cyo gutunganya umuziki, aho yahuzaga n'abadiaspora harimo nka Harmonize bo muri Tanzania ndetse n'abandi bo mu bihugu bitandukanye, akabatunganyiriza indirimbo. Kugeza ubu ngubu amaze gushyira hanze indirimbo 7 zonyine, ariko akaba afite abantu bamukurikira kuri YouTube 665 birenga. Aho indirimbo ye iheruka gusohoka yitwa Ayaya yahuriyemo na Bye ndetse n'uwitwa Joshua Baraka wo mu gihugu cya Uganda, amaze kurebwa n'abageze kuri miliyoni 2,200 mu minsi itageze kuri 15, kandi akaba ari lyrics yonyine, video ntabwo iragera hanze. Dusimbutse iby'umuziki ho gato twongera tukagaruka muri production. Uyu Element amaze gutwara ibihembo bitatu bitandukanye. Isangwa na Music Award ya 2022 bahembye umuproducer witwaye neza muri uwo mwaka, niwe wayitwaye. Akongera hakaza Isangwa na Music Award yo muri 2025, nayo niwe wayitwaye nk'umuproducer witwaye neza. Nkaho ibyo bidahagije, yanatwaye igihembo gikomeye cyane hano muri Afurika bita Afrima Award cy'umuproducer witwaye neza, wakoze indirimbo ziri hit kandi zikomeye cya 2025.
aho yahataniraga n'abaproducer bakomeye bo muri Nigeria ndetse yaciye agahigo gakomeye cyane kubera iki gihembo. Inzozi za Element Ellie rero yifuza kuba umuhanzi mpuzamahanga, indirimbo ze zikajya zikinwa mu bihugu byose bizengurutse isi, ndetse akongera akaba umuproducer mpuzamahanga, aho abahanzi bazajya baturuka mu bihugu bitandukanye bakaza gukoresha indirimbo mu Rwanda kubera Element Ellie. Kandi rega nk'uko bigaragara uyu Element Ellie afite igikundiro mu ngeri zose, abato, abakuze, abasaza ndetse n'abakecuru bose usanga bumva indirimbo za Element Ellie bitewe n'uburyo ziba zikoranye ubuhanga kandi zirimo amagambo y'ubushishozi. Nyuma yo kumva amateka ya Element Ellie, jya muri comment uduhe igitekerezo cyangwa inyunganizi. Ese nk'umuntu usanzwe uzi Element Ellie umukundira iki? Ni iyihe ndirimbo y'ukunda? Jya muri comment utubwire igitekerezo cyawe, kandi ntiwibagirwe no gukora subscribe kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha kitazagucika, ndetse unatubwira umuntu wifuza ko ubutaha twazagukoreraho amateka ye wifuza gusobanukirwa. Ciao ciao, ndabakunda, jye mwabanaga nitwa Corox, mukomeze kugira ibihe byiza.